Nyuma yo gutangaza ko afite ubushake bwo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu, Diane Shima Rwigara avuga ko yamaze kubona umubare w'abantu 600 bamaze kumusinyira nk'uko bisabwa n'amategeko agenga amatora mu Rwanda. Umubare 600 twawugejejeho, ariko ntiturarekeraho, turacyakomeza kuko hari benshi bashaka kudusinyira. Ayo akaba ari makuru meza ajyanye n'iki gikorwa cyo gusinyisha, nuko umubare twawugejejeho kandi tugikomeza. Diane Rwigara, umugore umwe rukumbi uri mu bamaze kugaragaza ko afite ubushake bwo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu, yabajijwe n'itangazamakuru uko abona amatora azagenda. Mfite icyizere ko azagenda neza, ndi optimist, ndizere ko azagenda neza. Ubwo natagenda nk'uko tubyifuza tuzabivugaho icyo gihe. Diane Rwigara utagira umutwe wa politiki abarizwamo kuri ubu kandi wemera ko nta n'ibigwi bihanitse n'ubunararibonye afite muri politike, avuga ko yiteguye kwakira ibizava mu matora. Ibi ngo ni mu gihe ariko amatora yaba akozwe mu mucyo. Amatora naba mu mucyo nta buriganya, ikizavamo tuzacyakira. Rwigara kandi yemera ko aramutse yemerewe guhatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu azaba ahanganye n'abantu batoroshye. Nzi neza ko mpanganye n'abantu batoroshye, donc ariko ndabyiteguye, mbyitwayemo neza. Ikindi nuko harimo akazi kenshi cyane. Kimwe n'abandi bamaze kugaragaza ko bashaka guhatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu, Diane Rwigara agomba gutegereza tariki 7 z'ukwezi kwa karindwi, kuko aribwo komisiyo y'igihugu y'amatora izatangaza urutonde ntakuka rw'abemejwe nk'abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Aba bakazatangira ibikorwa byo kwiyamamaza tariki 14 z'ukwezi kwa karindwi, nk'uko bigaragara ku ngengabihe y'amatora y'umukuru w'igihugu yashyizwe ahagaragara na komisiyo y'igihugu y'amatora. Tito Dusabirema, Royal TV.